bazakubwira ko ari ikimenyetso cy'ubukire, bazakubwira ko bigaragaza icyubahiro. Banza wumve inkuru. Basanze umusatsi cyangwa se imisatsi, amagufwa, amaguru n'amaboko mu nda y'umugabo yari ibyimbye nk'iz'abantu batari bake uyu munsi. Urabona uyu mugabo yari abaye haca amazi, ukubyimba kw'inda ye yari nini mu gihe cy'imyaka myinshi. Umunsi umwe uburibwe bukomeye bwaramufashe, yisanga agomba kujya kwa muganga. Abaganga babanje gutekereza ko cyari ikibyimba yari afite mu nda ye. Kumubaga barumiwe. Ubwo yari muto akiri mu nda ya nyina yari afite impanga ye bari buvukane. Iyi mpanga ntabwo yigeze ikura ngo ibe yavuka, ahubwo aho kuba bavuka ari impanga ari babiri, umwana yakuriye mu nda ya mugenzi we y'umwana mugenzi we bari buvukane. Yari uyu mugabo rero. Nibyo, umwana yavutse atwite undi mwana. Nitwa Mugisha Samuel. Kubera icyo abagabo bari kugenda bakura inda zabo zigenda zibyimba nk'iziri mu mwuka, bituruka he? Ubaye udakunda izi nda zateye, ukaba ushaka kuba cyangwa se uzaba umugabo udafite inda nini, ibondo, wabigenza ute? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Banza ukore subscribe. Uko abagabo dukura, imibiri yacu igenda ihinduka, ari nabyo byongera ibinure no kubikwa kwabyo n'umubiri. Uburyo imikaya igaragara n'uburyo umubiri wacu ukoresha ibyo wariye bigenda bihinduka uko dukura. Dore uko biba bimeze. Ihindagurika ry'imisemburo. Hari umusemburo witwa testosterone. Uyu nguyu ni umusemburo nshingirwaho mu kubaka imikaya ku bagabo, ndetse n'uburyo ibinure bikoreshwa mu mubiri cyangwa se mu mibiri yabo. Kumwe ubona umubiri w'abasore cyangwa se abahungu bari kugera mu gihe cy'amabyiruka igenda ihindagurika mu gihe cy'ububyimbi. Ubona ko ugenda uhinduka ukazana amatuza n'ibindi birimo nko kugira ijwi riremereye. Nyamara uyu musemburo ugenda ugabanuka uko umuntu agenda akura. Uko umusemburo ugabanuka niko imikaya yawe uburemere bwayo bugenda butakara. Ni nako ibinure byiyongera mu mubiri rero kubi cyane cyane ku nda, ahagana ku nda. Cortisol. Uyu ni undi musemburo w'umuhangayiko. Uyu musemburo wiyongera uko ubaho uri mu muhangayiko mwinshi igihe kirekire cyangwa se uko usaza. Abagabo bagira ibitekerezo byinshi, turabizi. Umuhangayiko uko wiyongera, umubiri uzabika ibinure byinshi. Ibinure bizagenda byibika ku ngingo zitandukanye z'umubiri. Nakubwiye ngo izi nda mugendana zitera abagabo bamwe kurwara indwara y'umutima, diyabete n'izindi ndwara tugiye kuvugaho hano hasi. Turacyari ku bugize inda ziza n'aho zituruka. Uko umubiri w'umuntu ugenda usaza, uburyo umubiri wabo ukora bugenda bugabanuka. Uburyo umubiri wacu utwika ibitera imbaraga iyo tutari gukora, turyamye cyangwa se twicaye turi kuruhuka, buragabanuka. Ubwo rero uburyo umubiri wawe ukoresha ibyo wariye nibigabanuka, nyamara utagabanyije uko uri kurya cyangwa se utagabanya ibyo urya, ibiro byawe biziyongera, ari nako ibinure byinshi bizibika ku nda. Ni abagabo. Mu bindi bitera inda nini ku bagabo, bivuga ko abagabo babika ibinure byinshi kurusha abagore, bitewe n'itandukano ry'imisemburo yabo cyangwa se n'uko bateye muri rusange. Abagore bazakubwira ko ibinure byabo ubundi byibika kenshi ahagana ku matako no mu mataye, byitwa subcutaneous fats. Abagabo bo rwose biragenda bikicika ku nda. Visceral fats nibwo bwoko bw'ibinure abagabo babika. Nyamara n'ubwoko bw'ibinure butera ibibazo byinshi by'ubuzima ugereranyije bya binure cyangwa se bwa bwoko bw'ibinure abagore babika, byitwa subcutaneous fats. Dore bimwe mu bibazo byaturuka kuri ibi binure byibika ku nda z'abagabo. Ibinure byibika ku nda z'abagabo ntabwo ari ikibazo cyerekeye ubwiza gusa, ahubwo byateza n'ibibazo by'ubuzima. Indwara y'umutima. Ibinure byo ku nda by'umwihariko biriya twavuze byibika mu bagabo byitwa visceral fats, byongera ibibazo byerekeye indwara y'umutima. Byongera kandi ibyago byo guturika imitsi mu bwonko, stroke. Byongera ingano y'ibinure bibi bya cholesterol mbi mu mubiri. Ibinure byiza bikaba byajya hasi. Diabete nacyo ni ikindi cyago yo mu bwoko bwa kabiri. Ibinure byibika ku nda bivuga ko bibangamira umumaro no gukora kwa insuline. Insuline ni nk'umusemburo ushinzwe kuringaniza isukari mu maraso. Uyu musemburo nudakora akazi kawo neza, umugabo azarwara diabete, kwihagarika bitavaho rwose mu buzima bwe. Mu byago byinshi uzahura nabyo kubera ibi binure byibika ku nda, hazazamo n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ukuntu bikora, uko ibinure biba byinshi bizashyira umutwaro ku mutima ndetse no ku mitsi itwara amaraso. Ibi bizongera umuvuduko wayo, nta maraso. Ibibazo birimo isukari nyinshi mu maraso, cholesterol mbi mu maraso no kwiyongera ubugari bwahagana mu rukenyerero
Ibi biri mu bintu byongera indwara ziba zizaba akarande ku bantu. Umva izi nkuru. Mu mateka abantu benshi bazakubwira ko kugira inda nini ku bagabo ari ikimenyetso cy'ubukire, icyubahiro, nyakubahwa, ikimenyetso cy'imbaraga, ikimenyetso cy'imbaraga n'ubukire, ikimenyetso cy'umunezero kandi n'ibiryo bihagije, ubukire. Ibi abantu benshi bavuga ko kuba bivuga gutya, benshi tukanabyemera, ari uko abantu twagiye dukurira muri sosiyete zari zigoye z'ubukene. Niyo mpamvu henshi muri Afurika uzasanga abantu bemera ibi bintu gutya, ko inda nini ku bagabo ari ikimenyetso cy'ubwenge, ubunararibonye n'ubukire. Uyu munsi inda nini ku bagabo zivugisha benshi, haba ababyemera nk'ikimenyetso cy'ubukire, kunyurwa, cyangwa se ukaba ubiseka nk'ikibazo cyo gutera nabi. Hari amasomo byagusigira mu buzima uko waba utekereza kose. Abantu benshi batera urwenya ko abagabo bafite inda nini batanabasha no gufungura firigo zabo, ibintu nko gusutama hasi ngo bikaba bibagora. Dore amwe mu masomo wasigarana kubera iki kiganiro dukoze uyu munsi. Jya wita ku buzima. Kwita ku buzima ntabwo bivuze gusa neza gusa, binashyigikira ubuzima muri rusange. Jya ukora imyitozo igorora umubiri, urye neza, wirinde umuhangayiko, ibi nibyo bizagufasha. Jya wirinda gukabya mu buzima, urenza kunezerwa umurengwe w'ibiryo si ngombwa mu buzima. Udakoresha umubiri, ibi byose byazana ingaruka z'ubuzima kandi zidasaza. Niyo mpamvu kuringaniza byose ukora mu buzima ari ingenzi cyane. Imibiri yacu buri gihe izagaragaza uburyo tubayeho. Umuntu ufite inda nini sinzi nuko yaje kujya ahuzwa n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu tuba tugomba gucungana n'impinduka ziba ku mibiri yacu kugira tugire amahitamo akwiye ubuzima cyangwa se akwiye mu buzima. Tugendeye ku bushakashatsi n'ubumenyi bugezweho, bivuga ko udukoko abantu baba bafite mu mibiri yabo, cyane cyane mu nda, tugira uruhare mu buryo umubiri ukoresha ibyo wariye, ndetse tukanagenga ibiro by'umubiri wawe muri rusange. Mu gutuma utu dukoko tukugwa neza cyangwa se dukora neza, bavuga ko uba ugomba kurya amafunguro kenshi agizwe n'ibyitwa fibre. Izo ni imboga ndetse n'imbuto, ndetse n'ibinyobwa nk'amata yavuze, bishyigikira udukoko twiza mu nda dufasha mu gukoresha ibinure byawo neza. Bavuga ko imyitozo igorora umubiri ubundi igabanya ibinure n'inda nini ku bagabo. Urugero, imyitozo yitwa high intensity training irangwa no gukora siporo ikoresha umubiri cyane, ucishamo ukajya uruhuka. Imyitozo nko kubama hasi ugashinga inkokora n'amano ari nako uguma gutyo mu gihe cy'iminota runaka, ndetse no kujya uzamura amaguru uyamanura usa n'uwicaye, bizatuma imikaya yo mu nda yawe ikora cyane, ibinure bitakare ubutagaruka. Hari ihuriro ryo kuryama cyangwa se kuruhuka muri rusange, gusinzira, ndetse n'ibiro by'umubiri umuntu agira cyangwa se ibiro muri rusange. Iyo umuntu adasinzira neza bihagije, bivuga ko bigira ingaruka ku misemburo irimo leptine na ghrelin, imisemburo igenzura ibikorwa by'inzara no guhaga. Niba mike rero, umuntu azarangwa n'inzara nyinshi, kandi ibyo bizaba bivuze ko uko azarya cyane, ibinure byawe cyangwa se bye bizakoreshwa n'umubiri gake. Ibi binatuma abantu bavuga ko niba ushaka ibiro bimeze neza biringaniye, jya usinzira bihagije. Uyu munsi bamwe banakoresha amwe mu masaha agezweho n'ibindi bikoresho bijyanye n'iterambere n'ikoranabuhanga mu kugenzura uburyo imitima yabo itera, uburyo umubiri wabo ukoresha ibyo barya n'ibindi nko gusinzira bihagije, bagamije ubuzima bwiza. Kuri wowe, waba ugitekereza ko inda nini cyangwa se nyakubahwa nk'uko tubyita yaba ari igisebo ku muntu utayifite? Duhereze igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba utarakora subscribe kandi yashoboka kutazongera kumbona. Niba warayikoze, nibyo wamaze kwinjira mu rubuga rw'abantu bajijutse hano ku isi, kuko hano niho tumenyera byinshi ku bibera mu isi. Murabeho naho gutaha.